this moment, life has begun. turagira ngo rero abantu ntabwo babaza gusa, turagira ngo pasiteri azatwereke impamvu yateranije abantu. Mbere y'uko dukomeza nabo kandi n'ibihakorerwa byose tubanza kumenyana kugira ngo dukomeze na gahunda zitugejeje hano, ajya tujye tumera nk'abatinzi gato kandi ndabizi mwazindutse, rero mutubabariye kugira ngo dutangirane ariko mutadufiteho ikibazo. Ese murabyemeye? Mani bamugisha. Rero kuri uyu munsi ni umunsi w'ibirori by'abakwe n'abageni. Ubwanya ndagira ngo mwumve ko ari mu bageni, abo bageni ari bashyitsi bakuru dufite muri iri teraniro riduhuje uyu munsi. Ndagira ngo rero aho bari bumve baguwe neza nk'abashyitsi bakuru, ariko noneho turebe n'abandi bashyitsi baje babagarariye. Buriya turabanza turebe turagushimiye kuko babanye natwe iminsi yose itambutse, baraturitse gushimiye ko waduhaye imbaraga tukaba turi hano mu mudugudu w'Nyakagano. Nuko rero gutya mwami nyir'icyubahiro, tukaba dusemereye umukozi wawe, bahagaritse imbaraga zose z'umwijima, bahagaritse imbaraga zose z'abadayimoni, byatubuza abantu umutekano turi hano munsi yawe rwose mubikure, maze ukoreshe umukozi wawe mwami Yesu Kristo, uyu murimo agiye gukora uvugire muri ukorere muri we, ntaba ari waho usigaye ukomeze kwandikira. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyoni n'ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, abari nanone mu gihe cy'umuhango, ni byiza ko twongera kuyagarukaho tugahora tunayagarukaho, kuko
kugira ngo umuntu amenye ko rimureba n'undi rimureba, ni byiza ko tubigarukaho. Icyo tuzi ni uko Imana ko umwe atagomba kuba wenyine, akubwira muremera. Ubu rero tubasabe bahaguruke. Yego niba tutabakinira akigaragaza kuko nabyo biri mu byo tugomba kubahiriza. Abaye arimo yatwereka n'ikiganza, nararanganya amaso nkabona nta urimo. Niba rero nta ufite ikibazo kuri bo cyatuma tutabashyingira, nimunyemerere murambure ibiganza byo kwemeza ko mushingiye ko tubashyingira kugira ngo tubashyingire. Murakoze cyane. Subira kurara mu nzu y'iwabo, ahubwo barajya kubana bombi. Ezekiyeli ngo Raheli ari gupfa ryo mu magufa ye. Raheli nawe yubashyizeho cyane, mwumve Imana amashyi. Koko rero ibi rero reka mbabwire, uru rugo niba batari kumenya niba ari wa wundi, batari kumenya murakoze cyane. Ubwo bamaze rero bitwemerere mani bashyikije, murasubira mu n'amazina yanyu. Yewe Manzi Manuel. Yewe Tuyizere Ezekiya. Nemeye ko Inderere niyo nabonye Raheli. Nemeye ko wambaje Drofina. ambera umugore nihitiyemo, nzamukunda kandi mwiteho, nkurikije itegeko ry'Imana. Nemeye kandi nsezeranye kutazamuhemukira, haba mu gihe cy'amahoro no mu gihe cy'ingorane, mu bukire no mu bukene, igihe azaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kumukunda mu kuyaguye, kandi sinzigera musimbuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu n'iry'umwuka wera. Imana izabifashe. Imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere y'itorero ryayo, njyewe niyo nabonye Raheli. nemeye ko uyu Tuyizere Ezekiya ambera umugabo nihitiyemo, nzamukunda kandi mwiteho, nkurikije itegeko ry'Imana. Nemeye kandi nsezeranye kutazamuhemukira, haba mu bihe by'amahoro no mu bihe by'ingorane, mu bukire no mu bukene, mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kumukunda mu kuyakuye, kandi sinzigera musimbuza abandi bagabo, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Mbisezeranye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera.
uwiteka imana azabifashe. Reka rero nongere nsabe barasubira muri aya magambo bari kubambika nyine. Rufina baraba bari gusubira muri aya magambo n'ubundi agenda yimanura gahoro 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 gahoro, nagera ku musozo ndamubwira icyo akora tumaze kuyasoma. Ngaho rero nk'ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cy'urukundo nkwambitse impeta y'amasezerano tugiranye uyu munsi, wanditse impeta y'amasezerano tugiranye uyu munsi, kandi mwegura ibanga ry'urukundo rwanjye, kandi mwegura ibanga ry'urukundo rwanjye, mumanura gahoro gahoro. Mbikoze mu izina rya Data wa twese, bikoze mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. n'iry'Umwuka wera. Ngaho yitsindagire noneho. Murakoze. Daniel na Dorofina rero ngaho namwe ikimenyetso cy'urukundo nkwambitse impeta wabitse impeta y'aya masezerano tugiranye uyu munsi, y'aya masezerano tugiranye uyu munsi, kandi mwegura ibanga ry'urukundo rwanjye, kandi mwegura ibanga ry'urukundo rwanjye, bikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. bikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yitsindagire noneho. Sawa, barakoze cyane. Rero na Dorofina rukongera rukaba rumwe kuri Manuel na kuri Rahel na Ezekiya, noneho rukaba rumwe kandi kuri Manuel na Dorofina. Murapfukama murengera nyine hano mupfukame. Abakristo mwese muhagaze, siko mudahita mwahaguruka vuba vuba mwishimye ngo dusa n'umugisha. Yego. Amahoro n'imigisha bitangirane narwo, kandi biruzamukemo, bitume bagira umugisha wo mu majya no mu maza, bitume bagira umugisha muri uru rugo rushyashya, bitume rutangirana n'Imana, rukomezanya n'Imana, ruba urugo rurimo imigisha yose, imigisha yo kubyara, imigisha yo korora no kororokerwa, imigisha yo guhinga no kweza, imigisha y'umutungo wose ubaho mu isi ujya ufasha ingo. Tugushimiye ibyo ukoze n'ibyo uzakora, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tuza mu byose, amen. Uwiteka barebe neza, abahe amahoro, amena. Uwiteka abarinde, Uwiteka abamurikirize mu maso he, abagire neza. Uwiteka abarebe neza, abahe amahoro, bandi bahe imigisha. Reka rero ubwo ni impamyabumenyi nk'ikimenyetso mu itorero. Yeah.
that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow. Je suis désolé utagira ngo ndi mililo. Your sexy body yatumye mbura control. Sinazuba rumbereye mi amore. Don't you worry, no my checks nabinore. Ibyo ushaka nibyo ntanga wowe nyingurira. Anyway umi usezaba mari ntuzahungabana. I wanna let you know siku njimora nkuruze imvune ku mbugo. Don't let me down, don't let me go. Ninjye nawe gusa. Ndimunda kubona nkahita njukumira nukuri nawe gusa. I want to be your la 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 la. I want to be your lo lo. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. Njukumira, njukumira. Njukumira, njukumira. Mira, njukumira. Senja ni mana wachenga ni boko tarabama hafuta munangira kusara nkatura akwepa bugesera shushu aushaka kutujya hose kandi ndari mwaje mafu ndimonda kubona nkahita njugumira baby suku kubeshya dusagiye urukundo ntago nagucura believe me without you ukwani kunuma samina mina yeah samina mina yeah samina mina yeah samina mina yeah ibyo ushaka nibyo ntanga wowe nyingurira anyway umi usezaba mari ntuzahungabana I wanna let you know siku njimora nkuruze imvune ku mbugo. Don't let me down, don't let me go. Ninjye nawe gusa. Ndimunda kubona nkahita njukumira nukuri nawe gusa. I want to be your la 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 la. I want to be your lo lo. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. Njukumira, njukumira. Njukumira, njukumira. Mira, njukumira. Uruko mubonye mpita njukumira nukuri nawe gusa. Nibyo ni tayari ni tayari. Ezekiel na Raheli nimukomeze mukimba isobanura icyungo, ariko ubwo icyungo bagikuyemo kuko icyungo cyavuyemo urwunguko urubavu rukaba rwakomeye umunsi z'itariki za none ku itariki ebyiri. Raheli ni wowe, izo mpundu ni izawe, nimushike mucakabuge. Mwongeye kwirirwa bavandimwe, muranyihangarira ushyiremo indirimbo iberanye n'isaha tugezemo n'icyiciro tugezemo. Turagira ngo ushyiremo ukuri nta kubabara. Turi muri gahunda, mureke dutegereze abandi bashyitsi bacu baturutse Rubavu. Namwe murabizi ko ni urugendo rwa kure. Murumva ko Disha bivuze neza, ibi bintu ni byiza, sibyo? Ibyo nibyo rwose. Bariya abantu bari ku murindi tumenye icyo babuze. Nibyo
zatuzengurutse ingo nyinshi z'iki gihe ntizikimara kabiri kuko zihita zitandukana zubakiye ku marangamutima ya kimuntu twaremanywe ariko mana tukweretse izi mpundu ndaje mbazaniye dore impundu ngo ziraburwa urwunge izi mpundu ndaje mbazaniye zikisobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose ngize impundu ndaje mbazaniye baranyizihiye n'inyamibwa zanjye ngize impundu ndaje mbazaniye mbahaye umugisha mbambariye impundu kandi umwuka wera aho yageze byose biba byiza hagati mu izina ryawe ryera amen yego murakomeye twongeye kugira umugisha kandi wo kubona indi ntore iturutse mu mudugudu wa Gikombe nayo ije irongoye isibo y'amahoro ngira ngo nayo yanyegera nawe tukaramukanya muraho cyane Yesu nahimbazwe cyane ngira ngo rero inshuti bakira tuguwe neza ndetse mutwikiye akanyota kugira ngo tutavuga turi kunigwa n'ijambo kubera inyota ndagira ngo rero ubwo tubasanze mu gitaramo mutwemerere nyine dufatanye muri cyo kugira ngo nibiba byiza kurushaho umwete njye nk'intumwa ya Tonesti rero yambwiye ati muri iki gitaramo mutwakirire iki kibindi kugira ngo tubatwerere muri cyo murakoze cyane arakoze cyane ntekereza ko ayo mashini impundu mutanze ari uko mwakiriye iyi ntwererano numva mwakongera n'andi kucyakira mukabona muri budushyire ku rutonde rw'abagira ijambo bavuga nyakubahwa murabitubwira murakoze arakoze cyane nk'uko abivuze aravuze ngo uyu mutobe adutuye no gusaba ijambo mu gitaramo twari dufite ingingo 3 zo kwigaho twari tumaze kwiga kuri 2 hasigaye imwe ntekereza ko rero turi bumwongere kuri liste kugira ngo asubire naho yavuye kare ingingo ye yari kuba iya 4 ariko reka tuyigire iya 3 tuguha ijambo mu gitaramo kugira ngo dukomeze utaramane tumuha ijambo rero aratubwira ati ingewe nubwo tunezerewe ariko ndi kwinyeganyeza nkiyumva nkabona ngeze igihe cyo kuba nanjye nashinga urugo tutijya mbere aratubwira ati numva kigeze ubwo kigeze rero tubwire uratekereza ko twabigenza gute aratubwira ati nta kindi kirenze kubyakira ubwo mu byakiriye ndabashimiye ahubwo ndagira ngo kandi umusore nawe wari usabye iryo jambo atubwira ibyo yitwa Lazaro muri make rero tumaze kubyakira turavuga tuti ntabwo ibi bintu twabyicarana ahubwo reka tugerageze kugera aho ngaho atubwiye nubwo ari urugendo ariko aho inshuti iri burya ntihaba kure nibwo rero bantoranije mu muryango baravuga bati turagutoranije namwe muri iki gitaramo uzagenda ukatuvugira iki umusore wacu avuze nk'umuryango kugira ngo nibakwemerera bakaduhaka hari ibintu byinshi bizaba bikenewe haba imirima haba amatungo haba mbega ni ibintu binyuranye ariko ibyo rwose nibyo bagushimire rero ari njye ahubwo ni uwitwa Lazaro kuko nabikubwiye kandi sinari guhangara kumuzana muri iki gitaramo nyine ariko ari hafi mukeneye ko dukora ku ikoranabuhanga kugira ngo aze hafi mumubone namuhamagara murakoze cyane
urebe uburazaro arashyigikiwe ararinzwe mbese wasangiye inyambo y'ikeza jaraberewe umugeni adirisi hano hari umuntu uje kukujyana ngo mujye kubana ngo ubudatana ngo yitwa Lazaro. Ese Lazaro uramuzi? Amuzi. Munjize ibiganza abavandimwe, munjize ibiganza tumushimire Patricia. Wemeye gusiga abo basaza bawe, usize na papa na mama n'abashangazi bose, natwe twese twirigaga tuguhamagara. Uremeye uragiye koko? Uremeye uragiye? Yego ndabyemeye. Munjize ibiganza. Twabunze hanyuma dusabe intore y'umuryango Pasiteri John yegere hafi aha yakire umugeni yaje guhakira. Bobo prend the beat. Ifri urabizi n'imfura no mu masura bibona iyavuga urabyumva ntabwo ajya giraho guhisha sibanga aragukunda niba utanabizi bimenye ntuzigere umubabaza kuko ni munsi wishima uwo munsi umenye nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta nkuko njya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi nugera abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi nugera abari iryo uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota narosa bawe bagushagaye bagusezera barikorera baturagiye usanze ubukunda uwo wihebeye batecyo ngaho genda zishima inzozi zawe. Arakoze cyane. Arakoze inshuti yanjye Manuel umaze kutwakira muri iki gitaramo ndagira ngo unyemerere tugushimire ikaze urwunga ineza iganje watwakiranye kuva ku muharuro wanyu ibyo tubivugiye yuko twagezemo hano mukatuzimanira turabizi ko mu muryango wanyu mugira amafunguro mukagira n'amazimano mwakiriza abaje babagana kura nkatwe dushimire igitaramo cyiza tugusanzemo kandi nk'uko ubivuze turi umuryango ukomoka kwa Eliyezeri
kandi uyu munsi tukaba twari tuje nk'uko babivuze tuje tuguhekeye umugeni. Turagira ngo rero Manuel kuko waje ushaka ubukire washakaga, ngira ngo Raheli ntakiri wenyine nk'uko wabivuze, wavuze yuko uyu munsi twagomba kumuguhekera tukamugeza ku rusengero. Wabaye intumwa nziza umenya guhakwa, ndagira ngo urebe Raheli waje udusaba nimba tutakuguraniye, hanyuma numara kumushyikira se ntiwanamuramutsa. Suhuza umwana kubera ko avuye mu muryango kandi ari kujya mu wundi. Raheli urabona ko yishimiye kuza muri uyu muryango n'umuryango twagendanye. Ibisigaye rero Manuel wanyemera nkakugezaho ubutumwa bwa kabiri. Ndagira ngo umuryango wantumye ibyo mwari mwampaye byose murabona ko byashitse. Nange Raheli mugejeje mu muryango mwabaye munshimira. Nondise ibiganza bameze ibiganza. Ibyo rwose bajya bavuga ngo uwaguhaye araguheta n'ibisubirire mu byimbo. Ndagira ngo ni umukozi, ndagira ngo gutwikurire ku mugaragaro. Raheli yize ikoranabuhanga, Raheli azi guhinga, Raheli aho wamutuma wose yabasha kuhagera. Ndagira ngo nkugire umugabo ku mugaragaro, ndagutwikuruye imirimo yose ugende uyikorerwe, usasirwe, ucanirwe, ususuruke. Kandi kubera ko ndi umubyeyi wawe nzakomeza nkubera umubyeyi, ndakomeza mfate inkingi y'iburyo wowe ufate iy'ibumoso. Uyu ni umunani wo kukubakira urugo. Bakoze cyane bagushimire. Ugeze ibiganza nanone turashimire. Nibyo babashimire. Ngira ngo bariya bose twagendanye umuryango wacu ni mugari. Manuel rero nagushimiye igitangaza. Nibyo mfura nziza, murakoze cyane. Ufite bashangazi basigaye tugira Imana na leta y'ubumwe. Murakoze cyane mwafura mwe, imfura zitari imfunya mu gitaramo. Mwongere mu ntize ibiganza nanone tubashimire. Bwiza bw'Imana ze wiriweho, zanze umubyeyi wampaye byinshi, mama wambyaye nzakwitura iki. Umuntu ntakabe wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura, amajwi yose numvaga muri nge araceceka, numva iryawe gusa. Usetse mbona imikororombya, ngenda nkutekereza ndegabona ubwo uruwanjye Imana igitego. Ndagukunda ntacyabihindurayo, ndagukunda jya uhora ubyibukayo, ndagahora nicura nkakubona iruhande rwanjye. Harabonye mbona rutangira rwaka, igicu cyahinduka ntibacana uwaka. Oya ntazibana zidakomanya amahembe, izo ntambara njye nawe tuzazitsinda. Wanyagiriye uko naje maze ukesha umutima wanjye, niba kuba hari rimwe iryo rimwe rirampagije mu gihe ndibanamo nawe. Kuguhoza mu binezaneza n'indahiro narahiriye rurema, gutera imitoma ngo utake buke ngo utaramirema, nzagutanya n'irungu ayiyeshira impundu wawe. Ndagukunda. Akaba agiye gushinga urugo, mushimiye ko uru rugo agiye kubaka ruzamubere urugo rw'amahoro.
azabyara abahungu abyare n'abakobwa. Kandi Hezekiya mureba ni umwana uzi imirimo myinshi cyane, ariko muri iyo yose nahisemo kumuha isuka kugira ngo abazazi be mu rugo azabakirize ibivuye kuri iyi suka, ntiyakire imigisha. Muntize ibiganza dushimira, azajya amuzishyuhiriza amazi, amuvomera amazi, ibindi byose tuzagumye kubigiraho umugisha, ntiyakire uyu mugisha. Anifurije kuzubaha umuryango agiyemo, kandi akazubaha umugabo we nawe akajya amwubaha, bakazagira urugo rw'amahoro, ntiyakire umugisha. Amen, 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 amen. Nibyo rwose.